icyo bitaga Yezu kikabigisha. Yarambwiraga ati iyo warangaraga cyangwa kubitaga inkoni ukamara n'icyumweru uryamye udasohoka. Benshi bavuga ibitari byo bakatubekera ibitari byo kubera ko tudasakuza. Abantu bikibwira ko ibyo binyoma bivugwa nabo ngaba ari byo byo. Haruherutse kujya kuri zimbuga nkoranyambaga ngo reka mvuga batowe ndabazi. Nta na rimwe turahura mu buzima. Cyakora turasenga turanitirana. Turasenga hariya kuri centrale. Ikintu cyabayeho gusa no guhana amahoro ya Kristo igihe mu gitambo cy'Ukaristiya. Ntabwo ndaganira nawe ariko akajya hariya kiyandagaza akabeshya isi yose akavuga amagambo twavuganye kandi ntarahura nawe ngo tuganire no gusuzanya byo nka kwa kundi abantu bahura mu bukwe akaba ari kuvuga ngo nkoreshwa na Sekibi. Ntabuze ntasa ahubwo kwigiti ukibwirwa n'imbuto kera umuntu weshya ku mugaragaro akabeshyira abagore bamazizuka ko yabagiyemo nanjye akambeshyira ngo twari duturanye. Birashoboka ko twari duturanye ariko nta na rimwe nigeze mvugana nawe no kugeza uyu munsi. Ariko ibyo ngibyo ntabwo mbitindaho. Naringiye kuvuga ngo nuko musabira ariko burya hari ibyaha ururimi rucumuza abantu. Yaba nibura agiye yantukaga ariko ntavuge ngo icyo bita Yezu ngo icyo bita Bikira Mariya. Icyo ni cyaha gikomeye cyane gutuka Roho Mutagatifu. Ni cyaha kitababarirwa. Ngarutse rero ku byo wambajije by'abatowe ngenda kubwira ibyo nzi burya agiye mvuga icyo nzi sinjye mvuga ikintu ntahagazeho. Yego. Abatowe bwa mbere na mbere nabanje kumenya abitwaga abagore bamamaza izuka. Yari groupe nayo yitwa gutyo. Yayoborwaga n'umudamu witwa Louise wa wundi witabye Imana. Mararungu. Bo. Njya kuyimenya nari ngituye ku Gishushu numviraga misa muri Centre Christus. Hari umudamu umwe wahoraga ambwira atariko hari umuntu ushaka ko muzasengana. Ambwira nta mwanya mfite. Umunsi umwe misi humuje mu gitondo arongera arambaza. Ndamubwira ariko uyu munsi niva ku kazi numva nta yindi gahunda mfite numva nta kibazo. Bo arambwira ati okay. Ati ndaza kugufata ku kazi saa 11. Yari afite imodoka. Saa 11 aza kumfata ku kazi. Asanga akazi katararangira. Ndamubwira noneho bugiye undangiraho musengera ndaza kuza. Basengeraga mu gasare kari inyuma ya chapelle yo muri Saint Paul. Muri Saint Paul mu mujyi hariya. Nagiyeyo bari abagore nka barindwi batandatu buryo. Nta mugabo wari urimo. Nicyo mugabo wari. None nagiye numva ari gusenga. Batangiye mbona umugore wahagurutse akavuga ngo ariya mu muhanda muraza gusanga intumbi z'abantu Imana igiye kwica abanana. Ndavuga ibi bintu nibiki. Umuntu interese ndavuga se mpaguruke muri urugamba cyambye inzira. Bo ndatuza ariko ntangira kuzihondera mu mutima ko nabonaga ko ari zo nyine rombi. Ntangiye kuzikubitira mu mutima nawe kajya hitara hejuru ngo sinzaceceka nzagukorera. Niba zaramubwiraga ziti barimo baragucecekesha simbizi. Bigeze nka saa 2 z'ijoro. Bishoje ndababwira ariko ibintu sinasobanukiwe ibyo ari byo. Barambwira ati burije tuzagusobanurira. Uwo mugore amarifuti turagenda tumanuka hariya peyaje ndamaze amadati. Biriya bintu nibiki. Ati nyine ati ningabire za Roho Mutagatifu. Ndamwumvira madamu twumvikana. Ntihongere kuvuga Roho Mutagatifu. Genda umukarismatike. Imikorere ya Roho Mutagatifu ndayizi. Umbwire kimwe mu bintu bibiri ngiye kukubaza. Numbwire icya gatatu turarwana.
urumva ufite n'umujinya n'agahinda nari narakaye ibintu yari yanjyanyemo bimeze ukuntu bataye igihe urumva bo ndamubwira umbwire niba ari umusazi cyangwa niba ari umutekamutwe kimwe muri ibyo ariko numbwira icya gatatu ntibishoboka umugore turashwana yantaye mu nzira ntabwo yangejeje aho njye kuko twari twarakaranye bari gukora iki ndataha ariko birambabaza ko navuga ibyo ari byose nawe n'umwana w'Imana niba shitani yaramuyobeje ariko n'umwana w'Imana nshaka nimero ze ndamuhamagara twahuriye muri Saint Paul turaganira ndamubaza biriya bintu wabikuye he ambwiza ukuri arambwira ati jewe igihe kiliziya yakoraga niki babyitaga ngo ikira gacaca nkirisitu ati nawe ndi mu bayoboye gacaca nkirisitu ati noneho bukeye nkora noveni nsaba Imana kumbonekera noveni irangiye Imana irambonekera itangira kumpa ubutumwa ngerageza kumusobanurira amwereka ko ibyo bintu bidakomoka ku Mana ariko yanga kubyemera ndamureka nabuke cy'ingenzi nuko nakubwiye ibyo ngomba kukubwira mbikomereza bibaho bukeye nimukiye hano mu Busanza nayimukiye 2005 kumbi bimaze icyo gihe cyose ibyo bintu ni bya kera nayimukiye 2005 mpamaze iminsi mike hari umugabo witwa Pierre wari utuye hari Nyarugugu yari afunguwe noneho baza kumbwira ko yarafungiye Kimironko hamwe na Faustin uriya nyine bagize papa uzaba papa mushyashya noneho barambwira urumva icyo gihe ngo yavugaga afashe Bibiliya cyangwa igitabo cy'umukristo inde uwo oya Pierre ndibaza umuntu uwo muntu ararwaye ngenda kumureba nk'umuntu umufitiye impuhwe nyine ko arwaye ngezeyo yanyakiranye ibyishimo aravuga ati ubu Imana ikuzanye bari barambwiye ko mu Busanza haje umukristo ukomeye ubu nanjye ndimo gushakisha kugira ngo rwose winjire mu butumwa nikagira inkuru ndicara intebe ndayitera aransomera amabonekerwa bagiye bakora muri prison yaransomeye umunsi umwe ararangira ndataha arongera aransomera umunsi wa kabiri ndataha arongera aransomera umunsi wa gatatu ku munsi wa kane niho namubwije ukuri ko nagombaga kubanza kumenya ibyo ari byo byari bikubiye mu kirero bari bafite nyine icyongo cyagiye kibigisha bitaga ngo ni Yezu nyine kwa kundi zita noneho buriya ni abantu ngo bize bagahabwa na certificate ariko biga buroho biga kubonekerwa muri ibyo bintu byabo bigaga buroho kuba yarambwiye ati twigaga tuvuye mu maprizo atandukanye harimo n'abandi bantu batari muri prizo tugahurira muri sale tukiga ariko buroho baraka networking ubwo ni nka internet ubwo bahitaga connecting imitima igahura wenda bahuriraga muri sale kandi bafunze undi ari hanze bamwe bafunze abandi bari hanze ariko bari bafungiye mu zindi prizo zo hirya no hino abo bantu bararenze ziri kubyumva wagize ngo ibintu byoroshye fungiye cyangugu Kimironko undi we ari yenda yibera yihingira nk'inyanya imusanze isaha yagera roho zigahita ziteranira ahantu muri sale